Inkuru yacu uyu munsi tuyitangirana n'umugabo witwaga Michael wari wibereye mu muhanda arimo gukora akazi ke k'ubumotari. Mike icyo gihe yari yirwanye akazi kenshi, yabonye rwose amafaranga menshi, abagenzi benshi, wari umunsi wari wamunejeje ku buryo yari ari bize cyane atigeze abona n'umwanya wo kuvugira kuri telefone. Michael ahahugukiye ariko yafashe telefone ye arebye arumirwa kuko yasanze abantu benshi cyane bamuhamagaye nyamara ntabwo yari yigeze abyumva. Yari yikanze cyane n'ubwoba buramwica kuko yasanzemo missed call zigera kuri 20 zose. Ese ahamagara umudamu we ngo amubaze icyaba cyabaye kubera ko nyine yabonaga abantu bose bamushatse, ariko icyamutunguye nuko yahamagaye telefone y'umudamu akumva ntiriho. Hanyuma aribaza ati ko numva telefone y'umudamu wanjye itariho byaba byagenze gute? Yahise areba mu bandi bantu bamuhamagaye maze bakimwitaba bashima Imana bati Michael, ubwoba bwari bwatwishe, twari tuzi ko hari ikintu kibi cyakubayeho, none se ko twumva umeze neza ni ukubera iki utitabaga telefone yawe kandi twagushakaga byihutirwa? Mike ati byagenze gute, mwashakiraga iki? Baramubwira bati umudamu wawe Michael, umudamu wawe yagiye kwa muganga, agiye kubyara, none ndebera igihe tugufatishirije. Mike ati kubyara? Ntago mbyumva, gute yagiye kubyara? Bati Michael, ibyo urimo byose bireke, banguka hano kwa muganga baragukeneye cyane. Michael ubwoba bwaramwishe, agenda umutima wamuvuyemo, agenda yerekeza kwa muganga. Akigera kwa muganga yahise yicara aho bategererezaga abadamu bagiye kubyara, maze ariko akomeza yibaza ibintu byinshi cyane kuko yumvaga atabyumva. Michael yari afite ubwoba bwinshi cyane kuko yaribazaga ati ariko si ubu koko ko bambwiye ngo umudamu wanjye yaje kubyara kandi njyewe numva igihe kitaragera, yewe nta nubwo cyegereje rwose, ko njyewe n'umudamu wanjye Yvette twabaraga tukabona haracyabura amezi 3 yose, ubu koko aka kanya agiye kubyara gute? Byagenze gute se? None se yarambeshye, yarantuburiye, twabanye atwite inda itari yanjye, nuko yashakaga kuyinyegekaho? Michael yibajije ibintu byinshi cyane bitangira no kumuvanga, ariko ageze ahari ikaruma aravuga ati reka ne gukomeza gutekerereza umudamu wanjye nkunda cyane, wasanga wenda twarabaze nabi. Ibyo ngibyo yarabiretse ahubwo atangira gusengera umudamu we n'abana kugira ngo Imana ibarinde ntihagire ikibazo baza kugira. Ako kanya kirimo kwibaza ibintu byinshi, umuryango wahise ufunguka maze Michael yubuye amaso ni Dr. uje amusanga amwenyura gake gake, aramusuhuza aramubwira ati Michael, waza twavugana? Michael umutima watangiye kumuvamo, utangira gutera cyane, ubwoba burongera buramwica, hanyuma aragenda baricara. Yari yicaye hamwe na muganga nawe wari ukiri mutoya nko mu myaka 40, yisekera gake gake, ubona ko kuganira nawe rwose bitakanganye. Michael ubona ko amaze gutuza neza yiteguye kuganira na muganga. Dr. arambwira ati urabizi neza igihe nk'iki ngiki umuntu ashobora kwitegura kumva amakuru mabi cyangwa se ameza, byose biba bishoboka. Akivuga gutyo Michael yumvise ijuru rimwikubiseho, yumva yahaguruka akagenda akajya kwirebera umugore we aho aryamye akareba uko ameze, nubwo batari bakamuhaye uburenganzira bwo kujya kumureba. Muganga ubwo bwoba yarabubonye aramubwira ati humura, ibyo ngiye kukubwira si bibi, amakuru meza ahari rero nuko umudamu wawe yabyaye kandi akaba yabyaye neza, yabyaye impanga z'abahungu 2. Mike ati abahungu 2? Dr. ati yego, abahungu 2 beza cyane. Mike arahaguruka arabyina yiterera ibicu ashima Imana cyane, akomeza kubyina n'ibyishimo byinshi, ariko ahita avuga noneho anatebya ati abahungu 2 b'impanga, abanzi banjye baragowe, bazagizwe n'iki ko mbonye ingabo? Dr. ayo magambo yagombaga wenda nawe gutuma aseka akamwenyura akagira n'ikintu abivugaho kubera ukuntu Michael yabivugaga n'ibyishimo byinshi cyane, ariko nta kintu na kimwe yigeze avuga, ahubwo yahise agaragaza isura yijimye n'agahinda mu maso ye. Michael arabibona, hanyuma ahita yibuka ukuntu yamubwiye ko mu gihe nk'icyo ngicyo umuntu ashobora kwitegura kwakira amakuru meza n'amabi. Ahita yikangamo maze arambwira ati none se muga, hari andi makuru atanejeje waba unteganyirije?
Muganga ubona neza neza ko yabuze ukuntu yavuga ibikurikiyeho, aramubwira ati nibyo koko amakuru mpereyeho ni meza, ariko mbere y'uko nkubwira ibindi bikurikiyeho banza unyibwirire, wowe n'umudamu wawe wari uzi ko muzabyara ryari? Michael ati ibyo ngibyo nanjye nendaga kugira icyo mbikubazaho, haburaga amezi 3 yose kugira ngo umudamu wanjye abyare. Dr. Turakoze cyane, nk'uko umaze kubivuga rero bavutse habura amezi 3 yose, bavutse igihe kitageze, ni abaprematire. Yagiye hamusobanurira ko nyine ubwo hari ibice bimwe na bimwe by'umubiri bitarakura, ati kandi hari n'ibindi bibazo bikomeye cyane by'ubuzima bavukanye, nuko ajya hamubwira ibibazo byose bihari, ati ibihaha byabo ntago birakura, bavutse bahumeka nabi cyane, ubu ngubu twabashyize ku mashini zibafasha guhumeka, amagufa yabo kandi nayo ntago yari yakomera, ikindi kandi ntago babasha konka, bakenera agapira kabagaburira. Ati si ibyo gusa kuko bafite n'ubukonje buri hasi cyane, bagomba kujya ku matara, ikindi bavukanye umuhondo, umwijima wabo ntago urakura, umubiri wabo kandi nta bwirinzi ufite buhagije, bakandura n'indwara ku buryo bworoshye cyane kuko ntago bafite abasirikare b'umubiri bafite imbaraga zihagije zo guhangana n'indwara, amamikrobe ashobora kubataka ku buryo bworoshye cyane, bakandura byoroheje. Umuganga yaramusobanuriye amubwira ibibazo byose bihari, kandi amubwira n'uburyo ibyo bibazo byose bigomba gukemuka. Uko yabimubwiraga Michael yarabyumvaga neza neza ko ari ibintu bizabasaba amafaranga menshi cyane. Michael wari watangiye ubyina, noneho yari yakonje cyane, yakonje nk'urubura, ku buryo yumvaga atangiye no guta umutwe neza neza. Ageze aramubaza ati ko numva hari ibibazo byinshi cyane koko, ubwo bana bazakira? Muganga aramubwira ati humura, nibitabwaho neza bazakira, ubu ngubu bari mu nzu y'indembe y'uduhinja kugira ngo tubashe kubitaho no kubakurikirana neza. Michael ati ndumva ibyo bintu bitoroshye. Muganga ati mwihangane, ariko nk'abaganga turakora ibishoboka byose abana bazamere neza, ni ubuvuzi buhenze cyane kandi butwara igihe. Kuvuga ibyo bintu byose Michael ubwoba bwakomeje kumwica cyane, bukomeza no kwiyongera, ubwoba bw'abana be, ubwoba bw'ahazakura amafaranga, ubwoba bw'ahazaza, ubwoba bw'imibereho. Yumvise ubuzima butagiye kumworohera habe namba. Yahise abwira muganga ati Dr. noneho mwanyemerera se nkareba umudamu wanjye? Muganga ati yego mwamureba, ubu ngubu yaruhutse ameze neza. Michael yashimiye muganga ku bw'ayo makuru yose amuhaye, ahita ahaguruka ajya kureba umudamu we Yvette aho yari aryamye. Akimugeraho umudamu we nawe akimukubita amaso yatangiye kumwenyura. Yarebaga nk'umuntu unaniwe cyane, amaso yaremerewe, ariko ntago byamubujije kumwenyura. Abonye umugabo we yakundaga cyane, aramubwira ngo ese wari ubizi ko twabyaye impanga? Yabimubwiraga rwose ari nkaho azi ko atigeze abonana na muganga, ko nta makuru na make afite. Michael ahita amwicara iruhande, aramubwira ati yego, kandi warakoze kubw'uru rugendo ruba rutoroshye, gusa hari bitameze neza. Yvette ati gute se? Kubera ko se bavutse igihe kitaragira? Oya ntibigutera ubwoba, bambwiye ko ari utubazo dukeya bavukanye. Michael ati ubwo ngubwo babona gutaramera neza, banze kukubwira ibintu byose banga kugutera ubwoba, ariko njyewe maze kuganira na muganga kandi yambwiye ibintu byose uko bimeze. Michael yahise amusobanurira byose, amubwira ibintu byose yaganiriye na muganga uko bimeze. Yvette akimara kubyumva yaraturitse ararira cyane. Michael amufata ibiganza, atangira no kumuhoza, nyamara ariko nawe yisanze nawe yarize. Imitima ibiri ikomeretse yari irimo kudirira hamwe, atari uko bari barimo gutekereza abana babo bavukanye ibyo bibazo bakumva batabashaka, ahubwo kubera ko babashakaga cyane bakagira n'ubwoba bwo kuzababura. Nyuma y'akanya gatoya bagerageje guceceka, ariko Yvette akavuga ati tekereza, ni ukuri ibyo bibazo byose kuko abana banjye bavukanye ni ukubera iki? Ese bacumuye iki?
ubu se koko bazakira? Ubu se tugize Imana bakanava aho ngaho muri izo mashini babashyizeho, bazaba abana bazima? Michael akamuhumuriza ati humura bazakira kandi ntugire n'ubwoba kubera ko wenda ushobora gutekereza ko tuzabura amafaranga. Ayo bazadusaba yose nzayabona. Nibishake bizajye binsaba gukora amanywa nijoro, nzakora nzavunika, ariko abana bacu babone ubuvuzi bakeneye. Michael yari yagerageje gukomera, ariko nyamara Yvette we byari byanze, yakomeje kurira cyane. Umugabo we nawe akomeza kumwinginga, amubwira ati hangana uceceke wihogora, ndakwinginze wirira. Urabizi neza ko twanyuze mu bintu byinshi cyane bikomeye, kandi byose twabinyuzemo neza. Rero niba ngibi ntibigutera ubwoba, nzakora uko nshoboye kose abana bacu bitabweho bamere neza. Muri iryo joro, ubwo impanga zari ziryamye muri kuveze mu nzu y'indembe y'uduhinja, amatibe abacumitse ahantu hose, papa wa Michael nawe yari arimo abitegereza, nuko arabareba cyane n'agahinda kenshi cyane mu maso, maze afata ku kirahure cy'aho bari baryamye, arababwira ati bana banjye, bahungu banjye beza, papa wanyu ari hano nta n'aho azigera ajya. Muri guca mu bihe bitoroshye, ariko mfite icyizere ko byose bizagera bikarangira mugataha mukaza mu rugo. Yahahagaze akanya, ariko ntago yari kuhaguma. Igihe cyaje kugira nuko arahava aragenda. Mu byumweru byakurikiyeho, ibitaro byari bimaze guhinduka neza nk'aho ari mu rugo iwabo, kuko byasaga nk'aho ariho bituriye. Michael ntiyari agisinzira kubera ibibazo no kutaruhuka, yari amaze guhinduka nk'umusaza. Buri gitondo mbere y'uko izuba rirasa, yabaga yageze kwa muganga kugira ngo abanze kureba uko abana be bameze, ubundi agahita ajya mu kazi. Nijoro nabwo kandi, nyuma y'umunsi muremure cyane ari mu muhanda ashakisha amafaranga ngo arebe ko yacyura menshi abashe kuvuza abana be, yabanzaga kunyura kwa muganga akareba uko abana be bameze. Michael yakundaga umuryango we cyane, yirengagizaga imvune zose yabaga afite, akabanza kunyura kwa muganga akabareba. Mu gitondo kandi nabwo bikaba uko, nta munsi n'umwe yigeze ajya mu kazi atabanje kujya kubareba. Umunsi we watangirwaga kandi ugasozwa no kureba abana be kwa muganga, ndetse n'umudamu we yakundaga cyane. Michael nubwo ntako atagiraga ngo ashake amafaranga, ariko byarangaga, amafaranga yinjiza akaba make cyane ku yo babaga bakeneye. Rimwe ari kwa muganga, muganga aramubwiye ati abana bameze neza kubera ko bari ku mashini zibafasha guhumeka, n'imiti yose bakeneye bakayibonera ku gihe. Ariko izi mashini bariho n'iyo miti babona birishyurwa byose, kandi yishyurwa amafaranga menshi cyane nk'uko twabibabwiye. Buri saha izifite na fagitire yayo, fagitire y'umwuka babonye, fagitire y'imiti baterwa, ababwira buri gikorwa cyose cyishyurwa, ibizamini bafatirwa, n'ibindi ku buryo Michael yabonye amafaranga amaze kugeramo ubwoba bukamwica. Hari ayo yari yaratanze mbere, yari azi ko azishyura andi make wenda, ariko yasanze bihabanye cyane nuko yabitekerezaga, kuko ayaburaga ari menshi cyane, yikubye nk'inshuro zirenga 10 ayo yari yaratanze, kandi n'ubundi fagitire yakomezaga kwiyongera umunsi ku munsi. Byaramuyobeye, nta yandi yari asigaranye, nta kintu na kimwe yari afite wenda ngo yakigurisha, usibye moto ye gusa yatwaraga. Yabuze ahantu namwe yakura amafaranga, abana nabo batangira kutabona imiti bakeneye, batangira no gusubira inyuma cyane. Umudamu yakomeje kwitegereza ibyo bibazo byose barimo, yabona n'ukuntu abana barimo gusubira inyuma cyane, barimo kumera nabi, abona nta n'impamvu zo gukomeza kwitesha umutwe, bashaka gukomeza gushakisha amafaranga yo kubitaho, kuko yabonaga rwose naho bayatanga nta n'ikintu kizigera kivamo. Yvette yatangiye kwicuza cyane, yicuza byinshi mu buzima bwe, yicuza kuba yarashatse umukene, kuko mu bahungu bose bamusabaga kubana nawe, Michael niwe wenyine wari uciriritse, ariko nanone niwe yakundaga cyane. Yvette icyo gihe yatangiye kumva ko yahisemo nabi, ko iby'urukundo atari byo yari kugenderaho, akavuga ati mba narihitiyemo umugabo w'umukire simpubukire urukundo, ubu se urukundo rumaze iki? Uyo nishakira umugabo w'umukire abana banjye
niba batangiye no gukira kubera ko bari kuba babona ubuvuzi bukenewe. Akibaza ati gushaka umuntu utabasha no kwishyura amafaranga y'ibitaro ngo ni urukundo? Yvette byakomeje kumujyana ahantu kure cyane, akavuga ati ibi bintu rwose njyewe sinzabivamo, usibye no kwishyura y'ibitaro n'ayo kurya dusigaye tuyabura. Nabonaga ari mwiza nkumva ndamukunze, none yabaye umusaza kubera ibibazo. Nanjye mbyaye rimwe gusa, none dore maze guhinduka nk'umukecuru kubera gucupizwa n'ibibazo bitazigera binarangira. Aho kugira ngo ibibazo bafite babishakire ibisubizo hamwe n'umugabo we yatangiye gutekereza ukundi, acika intege kandi yumva anarambiwe cyane rwose, maze noneho ku nshuro ya mbere kuva yabana na Michael afata telefone ye ngo ahamagare mama we. Mama we nawe aho yari yicaye, nyuma y'igihe kinini cyane kubona umukobwa yamuhamagaye yaratunguwe cyane. Yabanje guceceka aramwihorera ntagira ijambo na rimwe avuga. Yvette nawe araceceka yabuze aho ahera agira icyo amubwira, ariko ageze aravuga ati mama, ni njyewe umukobwa wawe uguhamagaye Yvette. Mama we ngo unyise nde? Ngo mama, nyuma y'igihe gishize se noneho wibutse ko ufite mama? Wibutse yuko ndi mama wawe? Uracyibuka yuko nawe ugira mama? Yvette ati mama, ndabizi nakoze amakosa, mumbabarire, gusa ubu ngubu noneho nkeneye ubufasha bwawe. Mama we arisekera aramusubiza ati ubu noneho se umenye yuko wakoze amakosa ra? Yvette ati mama, amakosa narayakoze yo kubana na Michael, none nanjye ntangiye kubyicuza. Mama we akomeza kumuseka cyane ati ubwo twakubuzaga gusanga uwo mutindi w'umumotari waraturakariye utwita abanzi bawe, ngaho none reba ibitangiye kukubaho. Ubuzima bwawe bwahindutse umwanda, wabaye nk'umusabirizi, wabaye nk'umusazi, usigaye usa nk'akavurivundi, mwabuze nayo kwishyura ibitaro, benda no kubasohora mu nzu muba mwabuze yo kwishyura, byose turabizi. Yvette ararira ati mama, ntago nari nzi ko ibyo bintu byose byambayeho mubizi, gusa mumbabarire kutabumvira, ntago nari nzi ko nzahura n'ibibazo nk'ibi ngibi. Abana bacu bameze nabi, bahumekera ku mamashini, ni ibibazo byinshi cyane bavukanye, ubuvuzi bahabwa burahenze cyane kandi nta bushobozi na bukeya dufite bwo gukomeza kubitaho. Ati none uragira ngo tubahe amafaranga yo kubavuza? Yvette ati mama, ndabizi neza ko mutayama. Nuko mama akomeza amubwira ati none uragira ngo bigende bite se? Yvette akomeza kurira ati mama, ntago nari nzi ko gushaka umukene ari uku nguku bimera, burya koko inzira ntibwira umugenzi. Mama ati inzira? Wibeshyera inzira rwose kandi ngo utangire kubeshya ngo inzira ntibwira umugenzi, kuko wowe aho yakwerekezaga warahabonaga. Inzira yarakubwiye uyima amatwi, ni ukufunga n'amaso yawe wirengagiza ibyabonwaga na buri wese. Ubu si ubana n'abahungu b'abakire birirwaga bakwirukanka inyuma, ibyo bibazo byose urimo kubicamo? Wanze abasore bafatika bagura n'igihugu cyose, kwanga abahungu nk'abo wagiye wanga, gusanze mutari koko? Wowe nta soni wumva binaguteye ngo ni ukubera urukundo? Inkundo se nyabakizi nakumariye iki? Ubu ngubu ntuba umeze neza udamaraye, abana bawe baranabonye ubuvuzi bakeneye, ubu ngubu ariko warataye umutwe nk'uko nguko? Wahisemo ubukene ushyingiranwa nabwo, ngaho rero ryoherwa rwose, komeza winjenge ubwo bukene bwanyu. Urumva koko witeguye kuguma muri ubwo buzima bumeze gutyo? Yvette ati mama, ndumva narekana na Michael, ariko nanone ndimo ndibaza uko byamera, nkibaza ukuntu nakifata nkasiga abana banjye nkumva izo mbaraga ntazo mfite. Mama watuvuze ngo abana, aho numvise ngo bavutse batuzuye se? Abana ngo batagira ibihaha, ubwo bo nibo wita abana? Ko abababonye bambwiye yuko batazanabaho se? Ubundi mwebwe murakomeza gutakaza amafaranga mutanafite kubera iki? Ubundi abana b'uwo mutindi uretse n'ibyo byose wumva bashakaho iki koko? Niyo bava kuri ayo mamashini, ndumva batazaba abana bazima, bazahinduka za debile. Urumva witeguye kuzakomeza gukururukana n'izo debile zawe muri urwo rugo rw'abatindi?
utanishoboye? Reka gukomeza gutakaza ubuto bwawe ngo utakaze n'igihe cyawe. Rekana n'uwo mutindi rwose ugaruke mu rugo tukwiteho, umusigire utwo tudebire twe azarwane natwo, kuko njyewe uko mbumva rwose mba numva nta buzima bazagira. Ubwo rero umwanzuro ni uwawe, ni wowe uzi icyo ugomba gukora. Yvette nta kindi aravuga, mama we yahise amukupa, nuko na telefone yihita ivaho. Yagerageje kongera kumuhamagara ariko ntabwo byigeze bikunda. Abonye bigenze bityo yatangiye gutekereza cyane akibaza ati, ubu buzima koko wa mugani wa mama, ubu nzabugumamo mbusaziremo? Ese nazabamo kugeza ryari? Nzakomeza kwihanganira ubukene bwa Michael kugeza ryari? Abantu dusigaye tubura n'amafaranga yo kwishyura inzu, tukabura n'amafaranga yo kurya. Iby'ibitaro byose nakomeza no kubitekereza kuko rwose byanze bikunze buriya bwana bazabukora ku mamashini bupfe kuko nta mafaranga tuzigira tubona. Uyu ni umugabo mbana nawe cyangwa? Yansezeranyaga ko azakora uko ashoboye kose tukabaho twishimye, none reba ibibazo bihora bidusimburanaho kandi nta bushobozi bwo kubikemura gifite rwose. Ntabwo nakomeza kubana n'umuntu umeze kuriya, ntabwo nakomeza kuba indushyi gutya nkiri mutoya. Ibi bintu ngomba kugira icyo mbikoraho, ibi bigomba kurangira. Nahisemo nabi nanjye kuko ndabibonye ababyeyi banjye bari bari mu kuri. Iyo mpitamo umukire ntabwo nari kuba ndimo kwicuza gutya. Yvette yakomeje gutekereza byinshi cyane, kwihangana biramunanira burundu. Yumva ibitekerezo bye nta handi bimwerekeza usibye gusiga umugabo we Michael akigendera. Akiri muri ibyo bitekerezo byose, Michael yaraje asanga ariko umugore we ari kure cyane mu bitekerezo. Aramwihanganisha ati, humura, ibi byose bizarangira kandi bizarangira neza, n'abahungu bacu bakire tubatahane mu rugo bameze neza. Yvette ati, tubatahane mu rugo? Mu ruhe rugo se? Hariya benda kudusora mu nzu? Ahita abwira umugabo ati, ni ukwiha morale kuko nibyo byonyine ushoboye gukora gusa nta kindi. Michael ati, ndakwinginze komeza unyizere, komeza ungirire icyizere, ndakwinginze wicike intege. Nzakomeza kugerageza uko nshoboye kose kandi ibibazo byose tuzabicamo. Yvette yatangiye kumwitegereza cyane, maze yitegereza umugabo ukuntu yari umuhungu mwiza yari yarakunze, ariko akaba asigaye asa n'umusaza atangiye no kuzana iminkanyari kubera ibibazo bari barimo gucamo no kudasinzira ashakisha amafaranga, maze akumva aramwanze cyane, akumva anafite ipfunwe ryo kumwita umugabo we, nk'aho ibyo bibazo byose bari barimo gucamo ari we wabyikururiye. Yakomeje kumwitegereza cyane anatekereza ikintu yakora. Ageze aramubwira ati, ariko se ko tumaze kugiramo amafaranga menshi cyane, twabaye tugurishije iriya moto tukishyuraho makeya? Michael yarikanze ubona ko ibyo bintu biramutunguye cyane kuko ntabwo yatekerezaga yuko umudamu we yamubwira ibyo bintu, maze aramubwira ati, ibyo bintu ntabwo bishoboka, ntabwo twayitanga, kandi dutunze tuyitanze byagenda bite? Ko n'amafaranga makeya tugenda tubona yo kwishyura ibitaro no kugira ngo tubashe kubaho, ko yose ariyo tuyikesha, noneho tuyitanze urumva twabaho gute? Yakomeje kumusobanurira impungenge afite baramutse bayitanze, ariko Yvette nkaho yakomeje kumutega amatwi ngo bashakire hamwe igisubizo, ahubwo ararakara cyane. Bamara nk'iminsi 3 batavugana. Michael yagerageza kumuvugisha, Yvette akamushihura akamubwira nabi cyane, yagira akanishikira ntagire n'irindi jambo yongera kuvuga. Ibyo bintu byaramubabazaga cyane kubera ukuntu yakundaga umugore we cyane, nta nubwo yabaga ashaka kumubabaza. Ikindi kandi yumvaga agomba gukora uko ashoboye kose ntazatume yicuza impamvu yamusanze akareka abandi basore bifuzaga kubana nawe akaba ari bahitamo gusa kuko yanamusanze iwabo batabishaka batamushyigikiye. Yumvaga rero agomba gukora icyo amusabye cyose akirinda kumubabaza, atitaye ku ngaruka zishobora kubaho baramutse bayitanze. Yafashe umwanzuro wo kuyitanga ubundi akazajya akorera abandi akaverisa. Yarayitanze koko, amafaranga yose bamuhaye ahita ayahereza umudamu we ngo ajye kwishyura ibitaro. Michael nubwo kuyitanga wari umwanzuro ugoranye cyane yarafashe, ariko yumvaga nibura agiye kongera akajya avugana n'umugore we yakundaga cyane, bakiyunga ibyishimo bikongera bikagaruka mu rugo.
Kuri uwo munsi nimugoroba yagiye ku bitaro ngo arebe n'amafaranga basigayemo kuko yumvaga ari make cyane bitewe n'ayo yari yahaye umugore we ngo yishyure. Ariko akigera ku bitaro umudamu we ntiyahamusanga, ahamagaye nimero ya telefone yumva nayo ntiriho. Yabaririje ahantu hose mu bitaro bamubwira ko umudamu we badaheruka kumubona. Byaramuyobeye aribaza ati ese ubu yaba yagiye mu rugo atambwiye? Nta no gutinda nawe yahise agenda akajya mu rugo. Ageze ariko arumirwa, ibintu byinshi bye yabonaga nta bihari, nuko ahita akomeza no kumushakisha mu rugo hose ariko ntiyamubona. Yakomeje guhamagara nimero ya telefone ariko ntiyacamo, maze akomeza no kwitegereza ahantu hose. Ageze ahabona urupapuro rwanditse. Akimara kurubona yarikanze maze arufata n'intoki ze zirimo gutitira. Arurambuye abona n'urw'umudamu we yamwandikiye. Abona yamwandikiye avuga ati Michael, umbabarire, ubu buzima bushaririye gutya ntago nakomeza kubamo, ntago ari ubwanjye. Ubwo buzima bumeze gutyo ntago ari bwo nahisemo kubamo. Abana kandi nabo dogita yambwiye ko gukira kwabo bigoranye cyane, ntago niteguye kuzababona bamfira mu maso, nibaramuka bapfuye uzabashyingure. Ku bigendanye n'amafaranga rero yampaye, ibyo ndimo kwizera yuko ntacyo urimo kubitekerezaho cyane, cyangwa se ngo wumve urimo no kunshira urubanza, kuko nawe urabizi neza ko igitekerezo cyo kugura moto tujya kuyigura ari njye wari wakizanye, nkanaguhereza amafaranga menshi cyane ngo wongere kuyo wari ufite, kugira ngo ushake icyo wakora tunikure mu bukene, hanyuma nawe uve mu bushomeri. Rero nizere ko utarimo kunshira urubanza, reka nisubize ibyahoze ari ibyanjye, ngende nongere niyiteho, nivure n'uyu mukino nkuye aho ngaho, nongere niyiteho, ndebe ko nawe umuntu nk'abandi. Ntuzigere unshakisha, ntuzampamagare unyingingira kugaruka kuko ntago nzigera ngaruka. Ni ibintu nkoze natekerejeho neza cyane, nisubiriye iwacu mu rugo. Michael wari umugabo mwiza cyane, ariko urakennye. Ubwo buzima rero bushaririye gutyo ntago rwose njyewe nakomeza kubamo. Reka ngende ndebe ko nabaho ubuzima bw'inzozi zanjye. Urabeho Michael. Michael amaze gusoma ibyo bintu byose, urupapuro rwaramucitse rwikubita hasi yifuka mu maso. Yibuka ya masezerano yose yamuhaye ko atazigera amusiga uko byaba bimeze kose. None ikibazo bahuriyeho cyo kurwaza abana ahise amuhindura nyirabayazana wacyo. Yakomeje gutekereza cyane, atekereza ukuntu afashe amafaranga yose akayajyana, atekereza umutima utagira imbabazi utumye asiga abana be babiri. Michael yumva biramurenze. Yasabye Imana gukomera no kumukiriza abana, nubwo abantu benshi bari baratakaje icyizere bazi ko bazapfa. Yahise asubira kwa muganga koko yumva afite gushidikanya muri we, maze abajije ngo yumve ko umugore we yaba arimo kumukinisha wenda amafaranga yatanze, yumva nta n'igiceri cy'atanu yigeze yishyura. Yarumiwe, yahise azinuka kwizera abantu kuko yizeraga umudamu we cyane, ntabwo yatekerezaga ko yamukora ibyo bintu. Ako kanya yumva yataye umutwe neza atarimo kumva neza ibintu umudamu we yakoze. Bahise bamubwira yuko bamaze kugiramo amafaranga menshi cyane, ko nibatagira icyo babikoraho ko nta kindi kizaba gisigaye rwose, ko nta n'ayandi mahitamo bazaba bafite usibye kuvana abana babo ku mashini bakanahagarika ubuvuzi bwose bahabwa. Michael yitegereje abana be aho baryamye n'ukuntu nta n'ubundi bushobozi buhari, nta n'ikindi kintu afite yagurisha, ko n'udufaranga twari duhari twose mama wabo yatwitwariye maze agenda karamwica. Yarasohotse yicara hanze ku rubaraza akavuga ati abana banjye nibo bonyine sigaranye muri iyi si, none nabo ngiye kubabura, nta muryango wundi mfite, umudamu wanjye yantaye, none n'abana banjye bagiye kubakura ku mamashini, ibyabo bihite birangira. Yubitse umutwe yifata mu maso, atekereza ibintu byinshi cyane, atekereza amagambo umudamu we yari yamwandikiye, buri nteruro yose ikamugaruka mu bwenge, ariko iyamugarukagamo cyane niyagiraga iti abo bana nibapfa uzabashyingure. Maze akavuga ati ariko mbega umudamu utagira umutima, umubyeyi muzima akihekura ibibondo, yarangiza akanyandikira n'amagambo ameze kuriya. Indi nteruro yamushinguraga cyane niyo yari yamwandikiye avuga ngo
wari umugabo mwiza ariko urakennye, ntabwo nakomeza kubana n'umuntu umeze gutyo. Michael yakomeje gutekereza ibintu byinshi cyane, atekereza n'amagambo ya muganga amubwiye mu kanya ko bagiye guhagarika ubuvuzi. Akibuka ko na moto yatumaga agenda abona make make itagihari, maze aravuga ati ndarangiye, ibyanjye birarangiye, ubanza n'ubuzima bwanjye nanjye bugiye kurangirira ahangaha. Muri ako kanya hari umuganga wahise asohoka aje kumureba, maze ariko uwo muganga atungurwa n'uburyo yamusanze ameze nk'umuntu urimo kurira. Yatangiye kumuhamagara ariko Michael akomeza kwicecekera ntiyagira ijambo na rimwe avuga. Muganga ageze aho aramwegera, amukora ku bitugu, amubaza niba ameze neza. Michael ageze aho yubura amaso ariko yatose cyane nyine kubera amarira yari yuzuye mu maso ye. Atungurwa no kubona ari umuganga umuri iruhande. Muganga ahita amubwira ati maze akanya kanini nje hano nshaka kukuvugisha, nkabona umeze gutya nk'umuntu waheranywe n'agahinda. Ese niki cyakubayeho, byagenze bite ko bimeze nkaho utameze neza? Michael agerageza guhisha agahinda ke, ntiyamubwira ibibazo byose afite. Aramubwira ati meze neza, nta kibazo mfite nyine usibye kuba ndwaje bariya abana bacu, ariko nta kindi kibazo gihari. Uwo muganga witwaga Assumpta aramubwira ati oya ntabwo umeze neza, ni ibintu bigaragara, n'amaso yawe arabigaragaza. Michael kubera kubona muganga amwitayeho ashaka no kumenya ibyo byose, yiyemeje kumubwiza ukuri. Aramubwira ati mfite ibibazo byinshi cyane, umudamu wanjye yantaye. Yamubwiye ukuntu yamutaye agasiga amutwariye n'amafaranga yose, ukuntu byose byagenze. Assumpta agenda karamwica, yumva nawe biramurenze, aramwihanganisha ariko aranamubaza ati ubu ngubu se noneho ugiye gukora iki kugira ngo ubashe kwishyura? Michael ati nanjye simbizi, ubanza hari abana banjye bagiye kunshika mbireba. Muganga aramubwira ati harya witwa nde? Michael aramwibwira ati nitwa Michael. Assumpta ahita amubwira ati Michael ujya wizerera mu bitangaza? Michael ati nizerera mu bitangaza? Nta nubwo njya nizera n'ejo hazaza, none ngo nizerera mu bitangaza? Assumpta ati ariko nubwo ibyo byose utabyizera, ariko wemera ko Imana ishobora byose, na bimwe twebwe tuba dutekereza yuko bitanashoboka, tubona nta n'inzira byacamo. Nuko akomeza amubwira ati njya mbona umuhati wawe, ukuntu ukunda guhagarara witegereza abana bawe, ubarebera mu birahure, ubongorera utuntu nk'aho barimo kukumva. Njya nkubona ukuntu uba uhahagaze ushikamye nk'umusirikare ku rugamba, abana bawe utabakuraho ijisho. Bariya abana bagomba kubaho byizere. Michael kumubwira ko abana be bagomba kubaho kandi buri muntu wese ubabonye amubwira yuko batagomba kubaho rwose, ko nta cyizere, yahise aturika ararira, amera nk'umuntu wari ufite agahinda kenshi cyane, yarabuze uwo yagatura. Nuko ariko ntiyatinda, ashira akanya gato yahita yikaruma. Muganga Assumpta nawe ahita ahaguruka ngo yisubirire mu kazi ke, ariko mbere y'uko agenda aramubwira ati humura, ntabwo uri wenyine kandi ukomeze ushakisha uko wavuza abana bawe, ariko nanone ugire ukwizera. Assumpta yaragiye ariko agenda afite agahinda kenshi cyane kubera ibyo mama w'abo bana yari yakoze. Yaragiye yongera kwitegereza abana aho baryamye, asubira no muri dosiye zabo, maze akabona bitaweho bakira. Yaratekereje cyane, atekereza ku kintu yakora kugira ngo abo bana babashe kuvurwa neza, maze ageze aho yumva hari icyo agomba gukora. Yasubiye kureba papa wabo, amubaza niba yafata amafoto y'abo bana bakabasabira ubufasha. Michael nawe arabyemera. Assumpta nawe ahita atangira gushaka ubufasha ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Michael nawe kandi yuko ntiyakihererana ibibazo, asaba ubufasha abo bakoranaga umwuga umwe, nabo batangira kumufasha cyane ko bamwe muri bo batari banazi ibyo bibazo byose yahuye nabyo. We na muganga Assumpta bakomeje gushakisha uko bashoboye, dore ko n'ikibazo yari yakigize iki. Abo bakoranaga bose, abo baziranye n'abo bataziranye, ntabwo yigeze acika intege mu gusabira abantu ubufasha.
amafoto yabo yabaga yayapositinze ahantu hose, abantu babona utwo twana maze bakatugirira impuhwe bakumva bagomba kubafasha. Amafaranga batangiye kuyabona ndetse banabona menshi cyane kurenza ukuntu babiteganyaga. Si amafaranga gusa kandi babonye kuko bahawe n'ibikoresho byinshi cyane, amapampegisi, amata n'ibindi bintu byose abana bakenera. Mayiko yabonye amafaranga menshi cyane, yishyuye ibitaro, asigarana n'andi menshi yo kuzakomeza kwita ku bana be. Abana batangiye kongera kumera neza, igihe kiza no kugira baza no kubasezerera ngo batahe. Imashini rwose zibafasha guhumeka bari barazivuyeho, basigaye bihumekesha ubwabo, ariko bababwira ko mu rugo bazakomeza kubitaho, bakitwararika cyane ku bigendanye n'isuku cyane cyane ndetse no ku mirire yabo, ngo kuko ubwirinzi bw'umubiri wabo bukiri hasi. Mayiko abasezeranya ko azabyitaho cyane, ko azakora uko ashoboye kose abana be ntibasubire inyuma. Mbere yo gutaha yashimiye Asumuta cyane kubera ibyo yamukoreye byose, ko kuba abana be bameze neza bikagira n'aho babasezerera, ko byose ari ukubera we. Si ukumushimira gusa kandi Mayiko yamusabye ko no mu rugo yazajya abasura akareba uko bameze, ati kuko wabaye nk'aho uri mama wabo wa kabiri, kubera ukuntu nawe yari yarikundiye abana, ati nta kibazo rwose nzajya nza kubareba. Baratashye ariko Mayiko mu rugo ntabwo ubuzima bwari bumworoheye kubera kurera impinja ebyiri nta mama, ari n'ubwa mbere areze izo mpinja atazi n'ukuntu bigenda, agomba gushaka umukozi wita kuri abo bana babiri, akishyura inzu, akaverisa moto y'abandi yarasigaye atwara, akagura amata n'ibindi bintu byose abana bari bakeneye. Yagombaga gukora cyane ariko nyine n'ubundi akabona ntabwo bivamo nk'uko abyifuza. Asumuta yakundaga kumuhamagara akamubaza ati abahungu banjye bameze bate? Mayiko akamubwira ko bameze neza, hanyuma akanamubaza ati wowe se nawe umeze neza? Mayiko ntakomeze kumutura imitwaro yose yikoreye n'ingorane zose agenda ahura nazo, akamubwira ko ameze neza nawe nta kibazo. Nuko Asumuta bikamushimisha kumva ko bameze neza, akamubwira ko abakumbuye, ko rimwe azashaka akanya akaza kubasura. Igihe cyaje kugera ko akaza kubasura, aza anabazana ibintu byinshi cyane n'amafaranga menshi. Mayiko abibonye biramutangaza cyane. Asumuta ati ntubyibazeho kuko biturutse ku bantu bakomeje kukohereza ubufasha, kuko njya kubona nkabona nk'umuntu anyohereje amafaranga cyangwa se yohereje nk'ibi bintu akambwira ngo tubifashishe za mpanga. Urumva rero ko nta n'impamvu zo kunshimira cyangwa se kubyibazaho cyane, kuko nyine biturutse muri abo bantu bakomeza kuguha ubufasha, kandi nta nubwo nizera ko ibi ngibi ari byo bya nyuma, kuko abantu bazakomeza kugufasha. Mayiko yarebye uwo mutima we biramutangaza cyane. Iyo ari amafaranga menshi, iyo aba ari nk'undi muntu aba yarayitwariye n'ibyo bintu akabigurisha, kuko byari kuvamo amafaranga menshi cyane kandi we ntazigera anabimenya ko ibyo bintu byatanzwe. Yaramushimiye cyane, akomeza no gushimira Imana yabahuje. Icyo gihe yagiye kubasura bagiranye ibihe byiza cyane. Asumuta anishimira ukuntu abana bameze neza barimo no gukura vuba. Papa wabo mu bushobozi buke yabaga afite nibo bazaga imbere, we yashaka akanaburara, ariko abana bakabona ibyo bakeneye byose. Asumuta yakomeje kwitegereza abana ukuntu bamaze kuba abana beza, aravuga ati bano bana batumye nanjye nshaka kugira abana. Mayiko aramwenyura aramubaza ati none se harabura iki? Ubundi se ko uri inshuti yanjye, ko nta n'umuhungu mukunda nuranyereka? Asumuta yarisekera ati ibyo tubireke. Mayiko ati ariko ni ukuri ubishatse wambwira, mba numva nkeneye kumenya umukunzi wawe, nkamubwira ukuntu yahiriwe, yabonye umukobwa mwiza cyane. Asumuta ati nkubwije ukuri rero njyewe nta n'umukunzi mfite, umuhungu twakundanaga twatandukanye habura ukwezi kumwe gusa ngo ubukwe bube, nta kintu dupfuye, njya kubona mbona aranyandikiye ko yabivuyemo. Icyo gihe nahise numva nzinutswe urukundo, numva ngize n'ubwoba bwinshi cyane bwo gushinga urugo, kuko naribazaga nti niba ari ukunguka abantu bahinduka nk'ikirere, umuntu twasekaga twakundanaga cyane akaba ahindutse uko nguko nta n'ikintu dupfuye, aramutse ahindutse gutyo tumaze kubana byagenda gute? Rero
mba numva mfite ubwoba bwinshi cyane, mba numva naratinye cyane, ibintu by'urukundo nsigaye numva mbitinya. Michael akamuhumuriza akamubwira ko abantu bose atari kimwe kandi ko impamvu wenda uwo nguwo yakoze ibyo ngibyo ko atari uwe. Akamubwira ati humura uzabona undi ugukunda cyane bya nyabyo. Nanjye nari naragize ubwoba ku by'umudamu wanjye yankoreye, nari nzi ko ntazongera kugira undi muntu nakunda, ariko numva bitangiye kuza. Asumuta agaseka ati nibyo, Imana ishimwe niba wumva umutima wawe witeguye kwakira undi muntu. Nari nzi ko rwose ibintu yagukoreye bizatuma uzinukwa burundu. Baganiriye byinshi. Asumuta icyo gihe yari azi ko atari buhatinde, ariko yisanze butangiye kumwiriraho. Hamwe na Michael, buri wese yari yisanzuye ku wundi, nta kwishishanya, nta kubeshyanya. Byasaga nkaho buri wese yari akeneye undi ngo baganire. Amaze kugenda n'abana bamaze gusinzira, Michael yari ari ku gitanda cye ariko yumvaga afite umutuzo mwinshi cyane. Umutuzo udatewe n'uko abana basinziriye, ahubwo umutuzo yaterwaga n'umukobwa bari bamaze akanya bari kumwe. Umukobwa ukunda kugaragara mu buzima bwe akamuzanira umunezero udasanzwe. Umukobwa wigomwa kandi akanirengagiza byinshi cyane, akamuhereza umwanya udasanzwe. Michael yatekereje byinshi kuri Asumuta maze abyuka ku gitanda arapfukama atangira gusenga. Ariko noneho kuri iyo nshuro ntabwo yasengeraga abana be, nta n'ikindi kintu yasengeraga, ahubwo yasengeraga Asumuta. Isengesho ritari rirerire rwose, rigufi cyane, ariko yumva hari icyo agomba kubwira Imana. Yasengaga agira ati Mana, ntuzigere utuma Asumuta hari ibimubabaza bituma arira bizaza mu buzima bwe. Nihagira n'amarira make arira, uzayahanagure vuba na bwangu ndakwinginze, ngo ubuzima bwe bwose uzabusendereze umunezero. Yahise asubira ku buriri akibuka Asumuta ukuntu yahageze ntiyijene, agatangira kwita ku bana, agatangira kubakorera amasuku, kubazingira imyenda. Bigaragara ko rwose abitayeho cyane. Michael bikamurenga akavuga ati sinzi icyo nakoze ngo Imana iduhuze, gusa kuba njye nawe twarahuye nzahora mbishimira Imana. Mana warakoze cyane kumpuza n'uriya mukobwa. Icyo gihe yaje gusinzira n'ubuzima burakomeza, ariko we na Asumuta bakomeje kujya bavugana bakanasurana, n'abana baza gukura bakajya bamusura ku buryo iyo hashiraga iminsi atababonye bo na papa wabo yatangiraga kubakumbura cyane. Asumuta yisanze asigaye atekereza Michael cyane igihe cyose. Rimwe ari mu rugo yicaye yatangiye gutekereza ati ariko se n'urukundo nkunda Michael cyangwa nuko nikundira ziriya mpanga ze cyane Jude na Jay? Ese koko niteguye kongera gusubira mu rukundo? Akibaza ati ese nawe arankunda? Uko yibazaga ibyo ariko niko na Michael nawe aho yari arimo kubyibaza. Akibaza ati ese koko ndamukunda cyangwa ni ukubera ubufasha yaduhaye? Agatekereza byinshi akavuga ati hoya, ntabwo ari ukubera ubufasha yaduhaye, uriya mukobwa naramukunze. Ese koko ninyuke mbivuge? Ese aramfata gute? Ese nindamuka mbimubwiye akansha amazi sindaba nangije ubucuti dufitanye? Ese ntibyambabaza kurusha uko nabyihorera? Nubwo yumvaga afite ubwoba bwinshi cyane bwo kubivuga, ariko yageze aho yanga gukomeza kubyihererana arabivuga. Asumuta ariko icyo gihe akimara kubimubwira nta gisubizo yigeze amuha. Yamubwiye ko agomba gufata umwanya akabitekerezaho. Muri icyo gihe Michael ategereje ubwoba bwari bwose, akareba akazi akora n'ako we akora, akareba ukuntu afite abana babiri, akareba ukuntu yatandukanye n'umugore wa mbere, akareba ukuntu Asumuta ari umukobwa mwiza, akabona rwose nta Asumuta yahera amwemera. Yakomeje gutegereza igisubizo cyane, nubwo byatinze ariko Asumuta yaje kumusubiza, aramwemerera amubwira ko nawe amukunda, nuko batangira gukundana. Michael yumvisha ari nk'igitangaza, nuko biramushimisha cyane. Batangiye gukundana, ariko urukundo rwabo abantu batangiye kururwanya cyane. Iyo nkuru ikigera ku kazi aho Asumuta yakoreraga, yatangiye guhinduka urw'amenyo,
atangira kuba iciro ry'ibigani maze baramuseka cyane, bakavuga bati umukobwa mwiza nk'uriya ni iki yabuze ngo akundane na motari? Bavuze byinshi ariko Assumpta amagambo yabo ntabwo yigeze amuca intege, kuba we na Michael barakundanaga cyane yumvaga bihagije, ibindi byose yumvaga nta gaciro bifite, akumva nta n'ikintu bivuze. Ibyavuzwe byose barabyirengagije bakomeza kwikundanira, maze baza no gutegura ubukwe bwabo. Noneho abavugaga barushaho, ariko bageze aho barabareka. Amagambo y'abantu y'urucantege ntabwo yigeze ababuza kugira ubukwe bwiza. Ubukwe bwabo bwari buciriritse kuko Michael yari akirwana no gufatisha ubuzima, niko bari babipanze, kandi Assumpta ntabwo byigeze bimubuza kunezerwa. Michael nawe kandi nibwo bwa mbere yari akoze ubukwe, kuko we na Yvette umugore wa mbere bakibana bari barabanye ntabwo bakoze, kuko Yvette yari yaravuze yuko iwabo nibacururuka bakemera Michael nk'umukwe wabo, bakemera kumutahira ubukwe aribwo bazabukora. Yari yararinze agenda nta bukwe bakoze. Kuri uwo munsi w'ubukwe bwabo Michael yibutse ibintu byinshi cyane, maze asezeranya Assumpta kumukunda iteka no kutazigira amubabaza. Babanye babatega iminsi ko na Assumpta nawe azamusiga, ko batazarambana akazigendera, ariko ntabwo ariko byagenze. Barakundanaga cyane bakumvikana bagashyira hamwe, maze Michael atangira no gutera imbere. Mu minsi mike moto arayireka ahubwo atangira gutwara imodoka. Yarasigaye kandi ameze neza, ubuzima bwaragarutse, ubona rwose yarongeye kuba umujene. Ntibyatinze kandi Assumpta yaje no gusama, nubwo yari atwite umwana we, kandi yakomeje no gukunda za mpanga cyane Jay na Jide. Abana nabo kandi baramukundaga cyane, ariko baranakubaganaga cyane. Bakundaga gufata telefone ye bakayicokoza barebamo amavideo, ariko iyo basangaga nta by'umupira w'amaguru birimo bahitaga bayimusubiza bakamubwira ngo nabacanire televiziyo birebera umupira. Assumpta byaramutangazaga cyane bikanamutungura, kubera ko ubundi ku myaka nk'iyo bari bafite abana baba bishakira kwirebera za katuni, ariko bo bamusabaga umupira w'amaguru. Yakomeje kubitegereza cyane, akareba ukuntu abana bakunda gukina umupira w'amaguru, akareba n'ukuntu no mu rugo niyo barimo gukina nta kindi kintu bakina usibye kuba bafite baro ahantu bari hose ari barimo gukina. Akareba ukuntu no kugira ngo bajye kuryama iyo bageze mu buriri batinda gusinzira barimo kwivugira iby'amacenga bahoze bacengana na bamwe mu bakinnyi bakomeye bazi. Rimwe na rimwe niyo babaga baryamye barotaga biyamira batsinze igitego. Ibyo bintu byose Assumpta yarabyitegerezaga, maze aza kubwira Michael ati ese uzi ko bariya abana bakunda umupira cyane kandi ko bafite n'impano bazavamo abakinnyi bakomeye cyane? Michael ariko arabirwanya cyane ati reka ibyo bintu byabo byo gukina imipira simbishaka, sinzongere no kubabona na baro. Ese uribuka bavuga ko nako urabizi neza mwatubwiraga yuko amagufa yabo adakomeye, rero batazakina bakavurika, kuko ukuntu ubuzima bwabo bwatugoye nawe urabizi neza. Assumpta akamubwira ati rega bariya abana nubwo amagufa yabo atarakomeye muri kiriya gihe, ariko ubu ngubu bameze neza nta kibazo bafite. Bariya abana bafite impano, kandi si byiza gupfukirana impano y'umwana, ahubwo twabibafashamo tukabagira inama y'ukuntu bazajya bitwara, ariko tutababangamiye ngo tubabuze kwikinira burundu. Mike agakomeza kubirwanya ati urabizi neza ndagukunda kandi ndanakubaha, nkanubaha ibitekerezo byawe, ariko nawe nyumva bariya abana bakuze bigoranye cyane. Igihe twamaze mu bitaro nawe urakizi neza, rero hatazagira uvunika muri bo, kuko ubu ngubu nsigaye numva n'ijambo ibitaro nkahamuka. Michael akomeza amubwira ati imipira yabo yose birirwa bakinisha ejo nzayibika bajye bashaka ibindi bintu bakina. Assumpta kumva ko abana bagiye kubabuza kwikinira n'ukuntu babikunda byaramubabaje cyane, kandi akabona Michael arimo kubivuga akomeje yanarakaye cyane adashobora kubihindura. Mu gitondo abana bashakishije imipira yabo ngo bikinire, ariko barayibura ntibagira n'umwe babona. Bayibuze ntibacika intege, ariko batangira gukoresha ibyo bafite bayibanga mu myenda no mu mashashi maze barikinira. Papa wabo ababonye barimo gukina arabakubita, atangira kubatonganya ati
ninde wabwiye ko muzongera gukinira umupira mu rugo rwanjye? Asumuta abibonye agenda akaramwica aritambika abasaba imbabazi, maze Mike atangira kumutonganya ati ni wowe uboshya ko naraye nkubujije wabemereye gukina kubera iki? Mike icyo gihe ibyo barimo gukoresha bakina n'ubundi yahise abibambura maze ajya kubibika. Abana birababaza ariko ntibarekera gukina ahubwo batangira kujya babikora bihishe. Umugoroba umwe babonye Asumuta asohotse bagira ngo agiye ku kazi arakora nijoro, maze nabo bahita basohoka berekeza ku kibuga cyari hafi aho bajya kwikinira. Asumuta agarutse ageze mu rugo yashatse abana ahantu hose arababura, ahamagara Jide, ahamagara Jay ariko abura n'umwe umwitaba. Yahise ahamagara papa wabo Michael ati abana nababuze. Mike ubwoba buramwica ahita aza ariko abana bakomeza kubashakisha ariko barababura. Batangiye kubaza mu baturanyi babo maze bababwira ko bababonye birukanka berekeza ku kibuga bafite na baro, ko bashobora kuba bagiye kwikinira umupira. Barababwira bati ariko uyu munsi bagiye hakiri kare ubundi bagenda nijoro, kuki ubundi mwohereza abana gukina nijoro? Michael yumvise ibyo bintu ko abana bajya bagenda bakajya gukina nijoro ubwoba buramwica. Bo baba bazi ko abana baryamye basinziriye nyamara baba batorotse bigendeye kwikinira. Banze kubaza byinshi by'ukuntu bajya bagenda, maze ahubwo bagenda berekeza ku kibuga kugira ngo barebe ko bababona. Nuko babasanga barimo kwikinira ariho bibereye, barimo gukina byacitse, barimo biruka mu kibuga baguruka nka kagoma, bakina nk'aho umupira ari ibintu bavukanye mu maraso. Bageragaho bakagenda gake gake bakarebana bagaseka n'ibyishimo byinshi cyane. Michael yarababonye yikurira amaboko ati aba bana bazansaza. Ese ubu hagize ugwa gatoya koko amagufa ye ntiyahashirira? Asumuta we ariko kubabona bakina gutyo biramushimisha aramwenyura ati humura abana bameze neza cyane kandi barishimye. Papa wabo yahise agenda abegera maze arababwira ati nimuze tujye mu rugo, ibi bintu kandi bigomba guhagarara. Bageze mu rugo arabatonganya cyane aranabakubita ati ninde wabwiye gukina umupira? Ntago nababujije, sinababwiye ko mutazongera kuwukina? Noneho mukanadutoroka nijoro, nzongera kumva muri mwebwe hari umuntu wakinnye umupira yawukinira hano yawukinira hanze, nzamwicisha inkoni. Abana barababaye bagenda barimo kurira. Papa wabo noneho umupira bikiniraga awurenza igipangu babireba. Asumuta byaramubabaje aramubwira ati ariko se waretse abana tukabaha uburenganzira bwo gukina? Reba wababujije rimwe badukara ingeso yo kujya gukinira hanze nijoro, none urongeye urababujije, noneho ntawe uzi icyo bagiye gukora icyo ari cyo. Erega nubwo ari abana ariko nabo baratekereza bakishakira ibisubizo, kandi ibyo bazashaka byose bazabishaka mu buryo butari ubwa nyabwo, kuko nyine wanze ko babikora mu nzira nziza. Reka tubareke bakine ariko tubabe hafi tunabayobore, tubereke uburyo bagomba kubikoramo, kuko bariya abana si ugukunda umupira gusa ahubwo bafite n'impano ikomeye cyane. Ndakwinginze reka tubibafashemo. Asumuta yakomeje kumwigisha. Mike ageze aha arabyemera. Mu gitondo bababwiye ko noneho babemereye kuzajya bikinira, maze abana barishima cyane kuva icyo gihe bakaniga cyane bashyizeho umwete kugira ngo batazatsindwa bakabahanisha kudakina umupira wabo. Barawukundaga cyane, bumvaga umupira ari bwo buzima bwabo. Papa wabo ariko nubwo arabaritse yari atarabyumva neza, ibyo bintu byabo by'imipira yumvaga atabibashyigikiyemo rwose. Yari abyebeye gusa kugira ngo adakomeza gushwana n'umugore we, kuko we yabonaga bashyigikiye cyane, akabona ibyo bintu bishobora kuzatuma bashwana mu rugo rwabo. Asumuta ariko yarabashyigikiye cyane ku buryo yageze aho akabashakira n'umukoci uzajya ubatoza igihe babonye akanya bari mu rugo batagiye ku ishuri. Ubundi nawe yava nko ku kazi hakiri kare agaca ahantu barimo gukinira akareba ukuntu bakina, maze bikamushimisha cyane akavuga ati mwabana mwe muranshimisha, njyewe mbafitiye icyizere ko umunsi umwe muzavamo abakinnyi bakomeye cyane. Ibyo kandi ntabwo yabyihereranaga n'abana, yahoraga abatera imbaraga ababwira ukuntu bashoboye, ari abana badasanzwe
maze nabo bakarushaho kubikunda cyane no kumukunda. Abana nabo bakomeje gukina, batangira no kumenyekana ku ishuri aho bigaga ndetse no mu gace bari batuyemo ko hari abana bazi gukina umupira cyane. Rimwe barimo gukina, hari abagabo babaciyeho barabitegereza cyane, baratungurwa bati ntabwo twari duherutse kubona impano nk'izi. Bahise bashakisha ababyeyi babo, barababwira bati aba bana banyu twabonye bafite impano zidasanzwe, turashaka kubajyana mu ikipe itoza abana. Michael kubyumva yahise abyanga byamaganira kure, ati ibyo bintu ntabwo nabyemera, abana banjye ntaho mwabajyana, gukura kwabo byarangoye cyane baguma aha ngaha. Assumpta nyamara ariko yari yasabyumva vuba na bwangu yanabyishimiye, ariko Michael akomeza kubyanga no kubirwanya cyane. Abashakaga kubafashiriza abana bagira n'aho bigendera, cyakora babasigira nimero zabo za telefone, barababwira bati nimubitekerezaho mukumva mwakemera muzaduhamagare mutubwire. Bamaze kugenda, Assumpta yaramubwiraga ati ariko sinzi impamvu ubona bano bana tutabaha amahirwe. Erega wenda umupira ni nawo uzabatunga mu minsi iri imbere. Hari abantu benshi batunzwe n'impano zabo muri iyi minsi, none dore twebwe twari tugize n'amahirwe tubonye abibafashamo. Michael akarakara ati ibyo bintu ntukomeze kubimbwira, bariya abana banjye ni njyewe njyenyine uzi ukuntu bamvunnye, nkeneye ko bakura bakazavamo abantu b'umumaro. Akamubaza ati ese nibahugira muri ibyo bintu by'imipira yabo bangana kuriya bazaba bakibashije kwiga? Akamubwira ati njyewe ndi umubyeyi wabo, ni njyewe uzi ibyo bakeneye, ni nanjye ugomba gufata imyanzuro ku buzima bwabo nk'umubyeyi wabo nyine. Ayo magambo yababaje Assumpta cyane, aramubaza ati ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko njyewe kubera ko ntabibyariye mu nda yanjye ntari umubyeyi wabo nta n'umwanzuro nafata ku buzima bwabo? Mbese nyine njyewe sindi mama wabo, sinkagire n'ijambo ugira ku mibereho yabo n'imyitwarire yabo. Assumpta agahinda karamwishe cyane, ahita agenda yicara mu cyumba cya wenyine n'agahinda kenshi, akavuga ati koko ambwire kuriya abana ndabakunda, simbatandukanya n'uwanjye nibyariye, kuva kera mbitaho, ariko nyumvira inyiturano ngo sindi umubyeyi wabo, sindi mama wabo. Yatangiye gutekereza nabi, ati ubundi abana ndabitaho ngo bimarire iki niba atazigira mfata nkaho ndi mama wabo? Yatangiye kumva yaba ntibindeba ku bana be, akamureka akajya bifatiraho imyanzuro yose uko abishaka, ariko umutima uramubuza. Aravuga ati oya, ibyo ntabwo nabikora, abana bararengana, ngomba kubafata nk'abana banjye, ndi mama wabo ni njye bareba, kubera ko mama wabo yarabataye, nta wundi mama bafite ni njyewe bazi. Assumpta yatekereje byinshi, akavuga ati rimwe na rimwe mu bihe nk'ibi abagabo nabo bajya bagira uruhare mu gutuma ba mukase b'abantu baba babi. Babereye umubyeyi gito, Imana yazabimbaza, rero ngomba kubarwanira ishyaka nka mama wabo, nkababeraho mama wabo atabaye. Akiri aho ngaho yagiye kumva hari umuntu ufunguye umuryango, maze arebye abona ni za mpanga zimugezeho, maze nk'uko bamwitaga mama bahita bamubwira bati mama wakomeje ukadusabira papa akatureka, ba bantu bakazadutwara mu ikipe y'abana nk'uko babivugaga. Assumpta bareba ari impuhwe nyinshi, yirengagiza amagambo Michael yari amaze kumubwira, maze arabasekera arabahobera, arababwira ati bana banjye muhumure, ndakomeza mumuganirize wenda araza kubyemera. Abana bahise bishima, baramubwira bati nituba abakinnyi bakomeye tuzakubakira uruzu runini rwiza cyane tugushimira ukuntu wadufashije. Assumpta araseka, ariko nta kindi aravuga. Umugabo we Michael ahita aza aje kumureba, asanga ahoberanye n'abahungu be Jude na Jay barimo guseka, maze biramurenga. Yatangajwe cyane n'uwo mutima we, ukuntu amaze kumucyurira ko atari mama wabo, nyamara ntabiture iyo nabi, agakomeza kumukundira abana. Yahise atekereza ati nyamara ibi nibyo bajya bavuga ko burya koko wambaye ikirezi atamenya uko cyera. Umugore nka Assumpta namukura hehe ukunda abana banjye kuriya, ukuntu abakunda ntabagirire ishyari kubera impano bafite, agakomeza no gushaka ahubwo kubashyigikira ngo bazamuke. Yatekereje byinshi cyane, emosiyo ziramwica,
nawe ahita agenda arabahobera ati bana banjye, mama wanyu yakomeje kubasabira imbabazi ngo mbareke, none ndabemereye. Abana bariyamiriye biterera hejuru barishima cyane, ariko papa wabo ahita abasaba gusohoka agasigarana na Assumpta bonyine. Icyo gihe nta kindi cyari gitumye yifuza ko basigarana usibye kumusaba imbabazi kubera amagambo yari amaze kumubwira. Yabonaga yamukomerekeje cyane kandi nyamara we nta kuntu aba atagize. Yamukundiye abana cyane, akabafata nk'aho ari abe yibyariye. Yakomeje kumusaba imbabazi, Assumpta aramubabarira. Michael amusezeranya ko atazongera kumubabaza ukundi. Ati kandi uri mama wabo, uri mama w'abariya bana, wanabaye umubyeyi wabo kuva kera cyane, kuva cyagiye ubasabira ubufasha, nta wundi muntu n'umwe ubitayeho. Njye nawe twese turi ababyeyi babo, nta mwanzuro n'umwe nzongera gufata njyenyine tutari kumwe. Bariyunze hanyuma noneho Michael ahita afata telefone yemerera ba bagabo yari yahakaniye ko baza bakabiganiraho neza, bakamubwira uburyo bashaka kumufashiriza abana. Nabo barishimye cyane kubera ukuntu bari bishimiye abana cyane, maze baraza babiganiraho batangira no gukorana. Abana babo Jade na Jay batangiye kuba abakinnyi badasanzwe mu ikipe itoza abana bari babajyanyemo. Impano zabo zitangira kwigaragaza. Ntabwo byagarukiye aho, kuko bababwiye ko bagomba no kubajyana hanze mu Bwongereza. Mu kugenda kwabo, ababyeyi babo bagombaga kubaherekeza. Bahamagara Michael bababwira yuko bazagenda, ntabwo Michael yabyumvaga. Yariyamiriye aterura umugore we, maze aramushimira cyane. Ati byose ni wowe tubikesha. Iyo ubirwanya nkanjye, ntabwo aba bana bari kuba batangiye kugera nk'aho bageze. Ibi bintu ndabona bizakora. Ku munsi wo kugenda, imodoka yaje kubafata ibageza ku kibuga cy'indege. Kwibona mu ndege bose babonaga ari nk'inzozi. Bagezeyo babakira neza cyane, bakirwa nk'ibyamamare, babasezeranya yuko abana babo bazakurikirana amasomo ndetse n'ibigendanye na football neza, kandi ko bazitabwaho ku buryo bushoboka bwose. Mu gutaha, ababyeyi babo babasezeyeho barabahobera cyane, ariko babasezeranya ko bazajya bahamagara kenshi gashoboka, kandi no mu masezerano bari bagiranye hari harimo ko bazajya bakomeza no kujya baza kubasura kubera ko bari bakiri batoya. Assumpta na Michael bagarutse, buri wese yakomeje akazi ke. Assumpta yari akiri umuganga kandi anatwite yitegura kubyara umwana we wa kabiri. Michael nawe muri icyo gihe yari asigaye noneho yikorera. Bari bameze neza, ubuzima wabonaga butangiye kumera neza cyane. Michael yakundaga gukora akunda Assumpta akaganiriza umwana we wa kabiri yari atwite, maze akamubwira ati mwana wanjye dore bakuru bawe bazavamo abakinnyi bakomeye. Akamubaza ati wowe uzaba iki? Uzaba umubyinnyi, uzaba umuhanzi, cyangwa nawe uzaba umukinnyi? Assumpta agaseka akamubwira ati Imana ishimwe ubwo noneho umaze kwizera ko Imana y'umuntu yamutunga. Michael nawe agaseka akamubwira ati ubu ngubu noneho nanjye ntangiye kubyizera. Ubuzima bwarakomeje, ariko n'imibereho igenda imera neza cyane. Impanga nazo niko zakomeje guca ibintu mu ikipe zari zirimo. Ku myaka 16 gusa bari bamaze kuba abasitari, ari abakinnyi bakomeye cyane. Iyo babaga bakinnye, Michael umupira yawurebanaga n'abaturanyi cyangwa se n'inshuti zabo, batsinda igitego Michael agahaguruka akiyamira ati dore abahungu banjye b'impanga mwababonye? Abaganga bambwiraga yuko amagufa yabo yoroshye cyane ko batazashobora no kugenda, none dore ibitangaza by'Imana ikora. Akabwira abantu bose ati ngaho nimurebe ukuntu bameze, barakomeye, bameze neza, barimo bariruka nk'ingeragere. Imana ni nziza ibihe byose. Michael yarishimaga bikamurenga. Assumpta akamubwira ati Imana erega ni nziza ibihe byose kandi niyo kwizerwa. Nanjye nibuka uko bari bameze muri kuveze, nababona nuko nguko bameze nkuva birandenze. Abana babo bakomeje kuba ibyamamare kandi ntago bigeze bibagirwa iwabo, ntago bibagiwe aho bavuye. Ku myaka 18 yonyine baguriye ababyeyi babo inzu nziza cyane, maze Assumpta yibuka ukuntu koko bigeze kumusezeranya ibyo bintu, amarira y'ibyishimo arisuka. Si ibyo gusa babakoreye kandi buri wese banamuguriye imodoka, maze na Assumpta wari umaze igihe kinini arota kuzishingira farumasi ye akikorera,
ariko byaranze neza neza abana barabimukorera. Asumuta byaramushimishije cyane biramurengararira maze baramubwira bati mama ibi ngibi ntabwo bihagije ku byo wadukoreye, watwitayeho cyane natwe reka tukwiteho kubera ko kuba tugeze aha ngaha byose ni wowe. Baramubwira bati inkuru yose turayizi, kuva kwa muganga udusabira ubufasha twenda gupfa, batangiye kuduhagarikira ubuvuzi twahabwaga kubera nta mafaranga yari ahari, kuva badusezereye tugataha kandi wakomeje kutwitaho utubera umubyeyi ukajya uza kureba uko tumeze. None ariko umaze kubana na papa ibitutsi yagututse uzira ko wadushyigikiye ngo tujye gukina byose turabyibuka. Imipira yacu yarayijugunyaga ngo tudakina, ugacya watuguriye iyindi ukaducungira ngo adasanga dukina akadukubita, yaza ugahita uturabura ukamujijisha ntarabukwe, ugakomeza kudushyigikira ukaturwanira ishyaka ku buryo bwose bushoboka. Byose turabyibuka neza cyane, nta na kimwe twigeze twibagirwa. Ntabwo uri umubyeyi wacu gusa, uri n'ubuhamya bwacu. Iyi kariyeri yacu ni wowe tuyikesha, reka rero tukwiteho, nta na kimwe cya cumi twari twakora ku byo twumva tukugomba. Asumuta disi yatunguwe n'ibyo bintu byose, ntabwo yari azi ko abana babyibuka, nyamara yasanze bazi n'ibyo atari azi ko bazi. Michael kumva ibyo bintu byose nawe byamukoze ku mutima, ati hari igihe tuzatumira abantu bose tuvuga ibigwi byawe mu ruhame. Bose bakomeje kumubwira ukuntu bamukunda cyane, bakomeza no kumushimira umutima we mwiza utagira uko usa. Si we gusa abana bashimiye kandi bashimiye na papa wabo wabagumye iruhande ntabate nk'uko mama wabo yabigenje. Ubuzima bwarakomeje, bakomeza gukina kandi uko iminsi yazaga niko bakomezaga kumenyekana cyane. Uko bakomezaga kumenyekana cyane kandi ni nako ibinyamakuru bikomeye cyane, amaradiyo, amateleviziyo akomeye cyane yifuzaga kubatumira no kugira byinshi babamenyaho. Rimwe bari kuri televiziyo ikomeye cyane yanarebwaga n'abantu benshi, bari mu kiganiro abana bavuze byose. Bavuze uko bavutse igihe kitaragera, uko mama wabo yabataye, uko babuze ubuvuzi, byose kugeza aho umuganga mwiza witwa Asumuta agaragaye mu buzima bwabo maze bakongera kubaho. Jude niwe wavuze ibyo maze Jay ahita amuca mu ijambo ati wivuga muganga gusa, uvuga ko ari byose ku buzima bwacu. Ni mama wacu, umucunguzi wacu, umutabazi, umubyeyi wacu, icyitegererezo ku babyeyi bose, niwe role model wacu. Amarangamutima yari menshi cyane, abana batangira no kurira bati ataba papa wacu waduhagaze iruhande ntadusige nk'uko mama yabikoze, ntibibe na mama wacu dukunda cyane Asumuta. Uyu munsi wa none ntabwo mwari kuba mutureba tubicaye imbere nk'uko nguko. Mu bakurikiranaga icyo kiganiro kandi Asumuta na Michael nabo bari barimo kukireba bafatanya ibiganza. Ibyo abana barimo kuvuga byabarenze. Abandi bana babo babiri kandi nabo bari barabyaye bari bicaye aho ngaho imbere yabo hasi barimo kureba ikiganiro. Abantu bose noneho nibwo kandi batangiye kumenya inkuru y'ubuzima bwa Jude na Jay. Babonaga bakina gutyo, ntabwo bari bazi inkuru yabo yose. Inkuru itangira gusohoka ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Umutwe w'amagambo ari impanga zavutse igihe kitaragera zanditse amateka akomeye cyane muri ruhago. Abandi bati mama wabo yarabataye none babaye abantu bakomeye cyane bo kwifuzwa na bose. Buri wese yandikaga umutwe w'amagambo ukabyumva, ariko bose bahurizaga ku kugaya mama wabo Yvette wabataye akanata umugabo we kubera ubukene, bakanashimira ubutwari bwa papa wabo utarigeze abasiga, bakanashimira kandi umutima mwiza wa muganga Asumuta bisa nkaho yababereye umucunguzi. Uko Michael n'abagize umuryango we wose bari barimo kureba ikiganiro n'ibyishimo byinshi cyane bivanze n'amarangamutima banaserebura intsinzi ya Jude na Jay. Mu wundi mujyi hari uwari urimo kureba icyo kiganiro yumva yakipfuka mu maso, akumva yakipfuka amatwi neza yabuze n'aho yahungira. Amaboko ye yaratitiraga, amaguru ye arimo gutitira, aho yicaye yumva adafashe, yumva yenda nko kwikubita hasi. Uwo nta wundi yari Yvette mama wabo wabataye bakiri batoya.
nawe icyo kiganiro yari yakibonye. Telefone ye yari afite mu ntoki, haburaga gato ngo imucike yikubite hasi. Yakomeje kwitegereza abahungu barumirwa. Nyuma y'imyaka irenga 15 yarabataye, atakinibuka yuko babaho, yari yongeye kubabona barabaye abantu bakomeye cyane, abantu bo kwifuzwa. Buri wese yakifuza kuba yahagarara hariya akavuga ati bariya n'abana banjye. Byaramucanze biramuyobera neza buri uko yifata. Ako kanya ikiganiro kikimara kurangira, bahise bacishaho n'akavideo k'ibyo bamaze gukorera ababyeyi babo, ukuntu papa wabo wari umukene, bamushingiye iki business gikomeye cyane, asigaye ari umuherwe. Berekana kandi inzu nziza cyane bari basigaye babaguriye, barimo kuyitemberamo we n'umudamu we Assumpta, ndetse n'abandi bana babo 2. Yvette yarumiwe, abana yataye aribwo bamukeneye cyane. Isi yose yari irimo guserebura insinzi yabo, inatakagiza kandi papa wabo wabagumye iruhande ntabate, bamufata nk'aho ari intwari yabo. Ariko noneho byagera kuri mama wabo mushya bari basigaye bafite Assumpta, bikaba ibindi. Abantu bose bari barimo kumushima yubashwe cyane, bakomeza kumutaka ko ari umuntu udasanzwe. Assumpta nawe mu mavideo yose yerekanwaga, wabonaga anezerewe cyane, yishimye aseka, kandi ubona ko afitanye urukundo rudasanzwe na Mike umugabo we. Yvette byaramuriye, ishyari riramwica, umujinya uramwica, ati ntundebera, ndebera uriya mugore ukuntu arimo kwiryagagura ku mugabo wanjye, ndebera ukuntu arimo kugenda atambagira aseka muri iriya nzu nziza cyane, arimo arenjoyinga imvune z'abana banjye, imvune z'ibise byanjye. Iriya nzu ni njye wakabaye nyirimo, kiriya kimodoka cyiza bamuguriye ni njye wakabaye nyigendamo, dore ukuntu batembera. Iriya nzu barimo barayitemberamo nk'abatembera ubwami. Yakomeje kureba ukuntu inzu barimo kuyerekana, ifite za pisine ahantu hose, akavuga ati iriya si inzu ni paradizo. Ubuzima bwanjye nahoze ndota nanjye ni kuriya bwakabaye bumeze. Uriya mugore arimo arabaho imibereho yanjye nakabaye ndimo muri iyi minsi. Iyo video yayirebye inshuro nyinshi cyane, akareba ubusitani bwayo, akareba akazuminga neza, maze ararakara cyane aricuza, no kurya biramunanira. Muri iryo joro ntago yariye, n'umunsi wakurikiyeho nuko byagenze, n'amazi kuyanywa ntago yigeze abibasha. Kunanirwa kurya si uko yari arimo kwigaya ku byo yakoze ngo yumve yanabisabira imbabazi, ahubwo ni ishyari ryari rimwuzuye umutima. Mu gifu cye hari harimo ubusa, ariko mu bwonko bwe harasakuzaga cyane, ku buryo n'umutwe wari utangiye kumurya kubera ibitekerezo. Yazengurukaga aho yari ari yivugisha ati ntago mbyumva, byakabaye njyewe, byakabaye ari njyewe, buriya nibwo bwari kuba ari ubuzima bwanjye. Uriya mugore arimo arabaho ubuzima butari ubwe, buriya buzima ni ubwanjye rwose. Uriya mugore yaranyibye, yibye ubuzima bwanjye bwose nuko arabujyana, yarampuguje. Yatangiye gukubitira agatoki ku kandi, ati gombe nisubiza ibyanjye, oya ndabisubira nuko byagenda kose. Yaricaye afata umwanzuro, yumva nyuma y'igihe gishize cyose agomba kugaruka, atagaruwe ariko n'ineza, atagaruwe n'urukundo, atagaruwe n'imbabazi, ahubwo agaruwe n'ibyo yitaga ibye. Mu gitondo kimwe barimo gufata amafunguro ya mu gitondo, hari umuntu wasonnye maze umukobwa wakoreraga ajya kureba uwo ari we. Mu kugaruka agarutse ababwira ati ni umuntu bashaka, ambwiye ko ari we mugore wa nyawe wo muri iyi nzu, kandi afite n'ibikapu byinshi, ese mureke yinjire. Michael na Assumpta bahise barebana, nuko ntibagira ijambo na rimwe bavuga. Nubwo nta jambo na rimwe ryasohotse, ariko iyo ndoro barebanaga yari isobanuye byinshi. Bose bari babizi ko ari ibibazo gusa. Michael nta gutegereza ahise asohoka, asanga ni Yvette uhagaze aho ngaho, ariko yarabaye nabi cyane, umeze nk'umusinzi wayobye inzira. Yahise amubaza ati urakora iki hano? Ni iki kikuzanye hano nyuma y'igihe cyose gishize? Imyaka yose ishize uzanywe n'iki kandi ni iki kikugaruye? Yvette aramusubiza ati ngo ndakora iki hano, ngo niki kinzanye? Ese ubu wowe nta nubwo watekereza ku kintu kinzanye? Ndashaka ku mafaranga y'abana banjye. Ese wari uzi ko ari wowe wenyine uzakomeza kuyarya? N'uriya mugore wawe, iriya nshoreke yawe wazanye ikandogira abana,
ikabanyibagiza. Mwari muzi ko njyewe nzakomeza kuviramo aho? Michael ati ndakwinginze ntiwongere kuvuga umugore wanjye nabi kandi ntiwongere no kumwita umurozi. Iyaba isi yose yarugaga nk'uko urimo kumwita umurozi, ikarogesha urukundo n'ubugwaneza, twaba twibera muri paradizo, nta nabi yazongera kuba ku isi. Mwese mubaye abarozi nka we, isi yose yagira amahoro. Yvette akibyumva ati yewe ntabwo ari bo bonyine yaroze, nawe yarakuroze. Nuko ariko arakomeza aramubwira ati urabeshyira ubusa ariko ndaje kandi sinsubirayo, nanjye nje kudamarara mu musaruro w'ibyo abana banjye bagezeho. Yahise ashaka kwinjira ariko Michael aranga aritambika amubuza kwinjira. Michael yakomeje gutekereza ku magambo maze kumubwira n'ukuntu arimo guhatiriza ngo yinjire, maze aramubwira ati ariko uri igitangaza, mu myaka 18 ishize waradutaye ukisangira umugabo w'umukire ngo ntabwo wagumana n'umugabo w'umumotari. Ubu ngubu nibwo wumvishe ko ugomba kugaruka? Muri iyo myaka yose ishize ntiwigeze utwandikira, ntiwaduhamagaye, ntiwadusuye, ntiwashatse no kumenya n'amakuru yacu. None ubu ngubu wumvise aho tugeze, urashaka gusarura aho utigeze ubiba. Ngaho fata ibikapu byawe usubire aho uvuye. Cya gihe ntabwo wari udukeneye, none natwe ubu ngubu ntabwo tukigukeneye. Yvette ati njyewe mfata ibikapu byanjye ntaho ngomba kujya, nanjye mugomba kumpa agaciro nka mama wabo wababyaye. Nabatwise amezi 6 yose mu nda yanjye. Uburibwe bwo kubyara ndabuzi neza, ibyo mugomba kubizirikana mukabiha agaciro. Nanjye nimumpereze umugabane wanjye, musaturemo 2 iriya nzu, mumpereze nimwe muri ziriya modoka, mugire n'amafaranga mugenera muyo bagenda baboherereza. Michael arisekera ati ariko si ibyo ngibyo urumva bishoboka? Ahita amuhereza telefone ye ati ngizi nimero za Jide na Jay, bahamagare ubasabe uruhare rwawe nka mama wabo. Yvette arabyanga ati mbahamagarira iki se ko mwabashyizemo politiki yo kunyanga? Michael ati bahamagare kandi wihita ubeshyera, nta muntu n'umwe wigeze abasaba kukwanga, nta n'umuntu ujya uvuga izina ryawe muri iyi nzu. Ngakira bahamagare ubasabe ibyo ushaka byose. Yvette arabyanga, ntabwo yari gutinyuka kubahamagara kubera isoni n'ikimwaro yaragifite. Yanze kubahamagara. Michael ati ngaho rero genda uve hano wigendere cyangwa nza n'abasekirite bakwirukane. Yakomeje kwanga kugenda. Michael afata fone arahamagara, hanyuma Yvette bahita bamusohora. Yagiye asakuza ati nzajya mu nkiko, nzajya ku mbuga nkoranyambaga, nzagaragaza ukuri kose, nzagaragaza akarengane nakorewe. Yvette amaze kugenda hashize nk'umunsi umwe koko, yahise ajya ku mbuga nkoranyambaga asohora akavideo arimo kurira cyane, yerekana ko Jide na Jay ari we mama wabo wa nyawe. Muri iyo video yavugaga ko abana be abakunda cyane, ko atigeze anabata kwa muganga, ko ahubwo umugabo we Michael ari we wabaye intandaro ya byose. Ati ni umugabo mubi cyane we n'uriya mugore babana, banyangishije abana banjye, barabantwara maze bantandukanye nabo burundu. Byose yabikoze ngo arebe ko abantu bamugirira impuhwe n'abana be, bagatangira kumwiyumvamo, bakamwegera wenda bakamubaza bati byagenze bite, maze nawe agatangira kubabeshya, akabangisha mukase na papa wabo kugira ngo arebe ko bazamugarukira, amafaranga yabo yose akayiharira, ntazagire n'igiceri cya 5 yongera kubaha. Yumvaga rwose uwo mupango uzakora, akumva neza abana bagiye kubatandukanya na papa wabo na Assumpta. Uko ibyo bintu byose yabitekerezaga ariko ntabwo ariko byagenze. Cyakora video ikimara gusohoka yakiriwe neza cyane n'abantu barayikunda, irarebwa cyane biramushimisha, ariko nyuma y'akanya gato y'abantu batangiye kumutuka bamuhera impande zose, kuko hari n'abari bamuzi neza bazi ibyo yakoze byose. Komanteri z'abantu zose zaramutukaga bati umubyeyi gito utagira imbabazi, umubeshyi, umwicanyi n'ibindi. Bavuze byinshi bibi, maze arebye ukuntu abantu bamwibasiye yumva ijuru rimwikubiseho, yicuza n'impamvu iyo video yayishyize hanze.
Abana be nabo aho bari babonye ako kavidewo yakoze babona ukuntu arimo kwiriza, maze birababaza cyane kuko babonaga aho gusaba imbabazi ahubwo akomeje kongera ibyaha. Posite zabo bahise bazuzuza amagambo y'agahinda ko baterwa agahinda no kubyarwa n'umubyeyi gito udashaka guhinduka ahubwo agakomeza kubeshya yigira mwiza. Yvette yarebye ibyo bintu byose arababara kuko yakomezaga gutukwa cyane, nta muntu n'umwe wari umufitiye impuhwe, n'abana be kandi bahise barushaho kumwanga cyane. Abonye atabashije kwigarurira imitima y'abana be n'amafaranga ashaka atayabonye, aho kwemera amakosa ngo asabe imbabazi, amakosa yose yahise ayashyira kuri mama we, maze aramwadukira aramutonganya ati ni wowe wanyangirije ubuzima, uri nyirabayazana w'ibyambayeho byose, ubuzima bwanjye bwose bwahindutse umwanda kandi byose ni ukubera wowe. Aho unyuze hose baramvuga, baranseka, banjyanira inzara ndetse bakananyibazaho cyane kandi byose ni wowe. Iyo ntakumvira nkagumana na Michael mu bukene bwe nkakomeza kwihangana, ubu ngubu nanjye nari kuba mbayeho neza kuriya, tumeze neza n'abana bacu, nta kibazo na kimwe nari kuba mfite. Simba narakumviye, simba narasize umugabo wanjye nakundaga. Mama we yumvaga ibyo amubwira byose yicecekeye yamwihoreye, ariko ageze aramubwira ati rekera gukomeza kumpirikaho amakosa yose. Ese nigeze nkukurayo ku ngufu? Nigeze ngushyiraho iterabwoba kugira ngo uveyo? Ese ninjye wakubwiye ngo usige umusahuye n'udufaranga twa moto mwari mumaze kugurisha twose tujyane? Aramubwira ati ese hari ikintu na kimwe naguhatirije gukora utabishaka? Ninjye wakubwiye kumpamagara cya gihe urira unyinginga ubwira yuko byakuyobeye? None si ibyo tubireke. Ninjye wakubwiye ngo uriya mukire wavuye kwa Michael wirukankira ugende umubeshye ko wari usanzwe ufite urugo usize n'abana 2? Wigeze ubimubwira ibyo bintu? Ninjye wagusenyeye? Ese ninjye we mpamvu yatumye akwirukana? Rero wikomeza kumbeshyira, ubuzima bwawe ni wowe ubwawe ubwiyiciye, wari ufite uburenganzira bwo kumenya icyo ushaka ukanagiharanira. Njyewe nakugiraga inama gusa nta kindi. Imyanzuro yose wagiye ufata ni wowe wayifatiraga ku giti cyawe kuko wari mukuru bihagije. Wibona rero bimeze gutya, bigenze gutya ngo byose ubinshyireho, nawe reba uruhare rwawe ku makosa wagiye ukora kuko nta kintu na kimwe wigeze uhatirizwa gukora. Yvette yararize ati nuko abantu bajya bamera iyo ibibazo bije bose barakwitakana bakagushinja amakosa. Uwasubiza ibihe inyuma, ntago nakongera kwitwara nk'uko nitwaye, ntago nakongera kwitera umugabo ngo nuko ari umukene, nta nubwo nakongera no kwitera abana, nari kugumana nabo nkagumana n'umugabo wanjye tugakomeza gushakisha ibisubizo hamwe. Ubufasha se umutayabashakiye, nanjye nari kubashakira nka mama wabo nkashakishiriza ahantu hose, ariko abana banjye bakabaho simbati. Ubuzima koko ni igitangaza. Ninde watekerezaga ko umuntu nka Michael wari umukene ubu ngubu yaba asigaye aba muri etaje nk'iyabamo? Ninde wakekaga ko twana twahumekeraga ku mamashini isaha imwe ishira indi sintekereze yuko iri bushire, twahinduka abantu bakomeye cyane kuriya, no kubavugisha ari ukubanza gusaba audience? Agakomeza kuvuga ati nirukankiye ubutunzi sinabubona, none nta mugabo, nta mwana unyitayeho, nta muryango, nta muntu wo kundwanirira, nta muntu n'umwe umfitiye impuhwe, ndi mu isi yanjye njyenyine, nta bantu mfite, nta muryango, ndi njyenyine, ndi nyakamwe, nuzuye isoni n'ikimwaro gusa. Yvette noneho aho yari ageze yabonaga n'amafaranga atakiyakeneye cyane, yabonaga icyo akeneye ari ukubona hari abantu bamukunze banamwitayeho. Yabonye ko nta bihe byiza na bike yigeze abamo nk'igihe yari ari kumwe na Michael, nubwo nta byinshi bari bafite, ariko urukundo rwe yabonye ko rwamurutiraga ibintu byose bibaho. Nukabona ko icyo gihe atigeze abihereza agaciro. Yaricujije cyane, yifuza ko hari ibintu byinshi cyane yahindura mu buzima bwe. Yatekereje gusaba abana imbabazi na papa wabo Michael ku byo yabakoreye byose, ariko yumvaga afite ubwoba bwinshi cyane. Gusa yumvaga naho bamubabarira bakemera kuzajya bamuvugisha gusa byonyine byamuruhura umutima. Yakomeje kubitekerezaho yemeza gutera intambwe nubwo atarazi neza aho yahera.
uko yatekerezaga uko yazasaba abana be n'umugabo we imbabazi, niko Michael na Assumpta nabo bari bibereye mu munyenga w'urukundo bakundanye cyane. Mama business yabo nayo yagendaga neza cyane, ubuzima buryoshye. Abantu bakoranye na Assumpta nabo babonaga ukuntu asigaye ameze bakumirwa, bati ukuntu twamusekaga tukavuga ngo ashatse umumotari, umugabo ufite abana, none dore ukuntu bakize, nta n'uwapfundura udushumi tw'inkweto zabo. Abana twangaga ngo nta muntu wabana n'umuntu ufite abana unabahagaze iruhande ku ifoto, waba uri umunyamahirwe ubu ngubu. Bavugaga byinshi gusa byari byarabahaye isomo ryo gukunda, ugakunda gusa nta kindi kintu ugendeyeho, utitaye kuri ibyo bintu byose barebaga bagashyira ku munzani bakabona bitavamo. Nuko bakavuga bati Imana ikunda abakundana ntabwo ijya ibatererana. Ni aha ngaha rero aho dusoreje inkuru yacu, mwakoze cyane kubana natwe. Ese wowe ubaye uri umwe muri ziriya mpanga Jude na Jay, wababarira mama wawe wagutaye noneho akanatorokana amafaranga yari kubavuza ya moto bari bamaze kugurisha? Michael se we wahoze ari umugabo we, biroroshye ko yamubabarira? Abo bikundira rero mudusangize ibitekerezo byanyu muri komenti, mutubwire byinshi kuri iyi nkuru nuko mwayumvise. Ntabwo rero nagenda ntababwiye yuko nari mbakumbuye cyane, ntabwo twari duherukanye aho muherereye mwese yambi, nari mbakumbuye cyane kandi nishimiye ko twongeye kubana. Abagiye munyandikira mumbaza uko meze, mwarakoze cyane kunzirikana, Imana ibahe umugisha mwinshi. Reka rero mbasezereho kandi nanabifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose, Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda cyane, mwari kumwe na Nema.